Ndabasuje cyane. Uyu munsi nje kuganira n'icyiciro cyitwa abakozi, yaba ari abakozi ba leta nabo mu bigo byigenga. Nabandi namwe mukurikirana iki kiganiro mwumvireho, kuko ntabwo mvuze ngo mwigireyo, ahubwo mwumvireho. Ariko by'umwihariko ndashaka kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima, uburyo tubanamo n'imishahara yacu. Reka dutangire twibaza iki kibazo: imishahara yacu iramutse ihagaritswe uyu munsi, ese twabaho igihe kingana iki? Urebye imibereho yacu ya buri munsi, iyo tuvuze ngo twabaho igihe kingana iki, ntabwo ari kubaho bya haso cyangwa gustrugglinga. Ndashaka kuvuga ngo twabaho igihe kingana iki nk'uko twabagaho duhembwa. Ibi nkubwiye bishingiye ku bushobozi tuba twarubatse mu gihe twahembwaga. Iyo tuvuze ngo umushahara wahagaritswe, tubayeho nk'uko twahembwaga umushahara, bivuze ko igihe twahembwaga umushahara hari ibyo twigomwe kugira ngo umushahara nuhagarara tuzagire itangiriro ry'ubundi buzima butagira umushahara, kandi tubeho nta gihungabanye. Bivuga ngo abana turabahindurira amashuri, ngo ibiryo twaryaga ngo turabihindura, cyangwa ibiryo twaryaga ngo turazigabanya. Ndashaka kuvuga kubaho ubuzima nk'ubwo wabaga uhembwa umushahara, nuko bitegura mu gihe wahembwaga umushahara. Ibi rero birajyana cyane cyane no kugira umuco wo kwizigamira. Kwizigamira nibyo bituma habaho kwigomwa uyu munsi ibyo uzabaho ejo. Kwizigamira ni itangiriro ryiza ryo gushora imari. Bivuze ngo niba twizigamira make yava mu mushahara, twakabaye tunatekereza kugira icyo twita izindi other sources of income, ubundi buryo, ayandi masoko y'ibyo twinjiza aturutse ahatandukanye n'aho dukura umushahara. Ibyo nibyo bita rero gushora imari, kugira ahandi dukura ibitwinjiriza bitandukanye n'iby'umushahara biva mu ishoramari. Mu gihe kwizigamira ni ukwigomwa iby'uyu munsi kugira ngo tuzagire ejo heza mu gihe dufite cyangwa tudafite umushahara. Ibyo rero uko ari bibiri birajyana burya, ndetse kimwe gishobora kuba intangiriro y'ikindi, ikindi kikaba intangiriro y'ikindi. Ubwo ni uruhererekane. Ntabwo uri buze kumbaza ngo igi n'inkoko niki cyabanjije. Ni nayo mpamvu tutakabaye tuvuga ngo ese habanza iki hagati yo kwizigamira no gushora imari. Ufite amafaranga yo gushora arashora mu ishoramari hakavamo ubwizigame. Udafite amafaranga yo gushora atangira yizigamira, akazabona igishora azashora mu byo ashaka gushoramo imari. Ni uruhererekane. Ibyo bintu ni magirirane, birafatanya. Ibyo rero byakorwa mu gihe waba wiyizi neza uyu munsi, wibwiza ukuri uwo uriwe. Kwibwiza ukuri uwo uriwe ni uko umenya ngo mpembwa aya mafaranga ninjiza yatuma mbaho ubuzima bungana gutya, nabanje gukuraho ubwizigame bw'ijanisha ringana gutya. Kugira ngo uzagire 120% mu kwezi gutaha by'amafaranga winjije ku kwezi, ni uko winjiza amafaranga ku kwezi ugakuraho 20% ukayizigamira. Ukwezi gutaha bazaguhemba wateranyaho 20% wizigamiye, bikaba ufite 120% by'uyu munsi. Nibyo bita progressive life. Ngo ubuzima burazamuka buhinduka. Ku kwezi uhembwa ibihumbi 100, ukuyeho ibihumbi 20 urabibitse, utangira ubuzima bwawe kuri 80. Ukwezi gutaha niba guha ibihumbi 100 bizasanga hari 20 ufite, ntago uzaba ukiri wa wundi wo mu kwezi gushize. Ubuzima bwawe bwarahindutse. Reka dukanguke, dushingiye kuri ibi ngibi dufata imyanzuro. Kubera iki rero? Kuko iyo utagiza kandi gashinga ku ruhande nanone kabasha kukwinjiriza imishahara, nta muntu tuzi wakijijwe n'umushahara kuri iyi si. Bivuze ngo kugira ngo ubuzima buhinduke ni ukugira umushahara, uwo mushahara ukagufasha kugira kandi kantu ku ruhande kakwinjiriza. Ikindi kintu nshaka gukomozaho uyu munsi ni uko hari amahirwe menshi ari mu gihugu, ariko amahirwe yibanze ni ayadufasha muri ibyo bintu bijyanye no kwizigamira no gushora imari. Mu kigega RNIT Iterambere Fund, ikigega gicungwa n'ikigo RNIT Limited cyangwa Rwanda National Investment Trust Limited, bagufasha gutangira urwo rugendo. Izo ngendo zombi, yaba ari ukwizigamira no gushora imari, ndetse ho ubitangirira rimwe.
bagushyiriyeho uburyo bwo gufunguza konti uyifunguriye, ukanza akanyenyeri 589 urwego, upfa kubuza indangamuntu yawe, ugakurikiza amabwiriza, ukaba ufite konti. Wayifungura iyo konti ugatangira kwizigamira. Ku banyamushahara naje kuganira nabo cyane cyane uyu munsi, ubwira umukoresha wawe akagira amafaranga kata ntazakugereho, agenda direct kuri konti yawe mu kigega. Ayo mafaranga wibuke ko nubwo ari ubwizigame, ariko unugira ikibazo uzayaka ayo mafaranga bayaguhe kugira ngo akugoboke muri icyo kibazo. Bivuze ngo n'ubwizigame bwawe burekeremo igihe kinini bishoboka kugira ngo bukomeze bwunguke, ariko wahuye n'ikibazo wasaba ayo mafaranga bakayaguha, ukabasha gukemura icyo kibazo. Ariko niba nta kindi kibazo cyihutirwa, wakaba yaretse gakomeza kunguka, ko niyo azagufasha guhindura ubuzima bwawe ejo. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, nubwo waba wafunguje konti ukabwira umukoresha agakuraho umubare runaka w'amafaranga ku mushahara wawe akazajya yazigama muri iyo konti, ntureke gukomeza kuzigama ayandi make make, kuko ayo ngayo arabarika, arazwa yo washyize hariya. Ariko aya ngayo ugenda ushyiraho make make nayo wigomwa muyo wakabaye ukoresha munsi ku wundi. Nguhaye urugero, urahagurutse nonaha uri kumwe n'abajyama, inshuti n'abavandimwe, murimo muragana mu bice by'iburasirazuba, Nyagatare cyangwa Kirehe. Uraza guhagarara ahantu hitwa ku Kijumba, uraza guhagarara ahantu hitwa ku Migongo, Rwamagana, uraza guhagarara Kayonza hariya abantu bagura pan. Abantu benshi hariya ntago bajya baharenga. Nuhagarara uraza kugira ibyo ugura, niba ari coffee, ikawa cyangwa icyayi cyangwa fanta, nizo pane turimo kuvuga, n'ibindi abantu bagura bitandukanye. Uzabigerageze rimwe urimo kugenda, ntugure ibyo bintu. Mugeze hafi no ku Migo no ku Kijumba, ufata amafaranga yawe yazigame mu kigega n'iterambere fund wari ufite kuri momo, uyazigame. Muzagenda urwo rugendo kandi muzagaruka amahoro. Nicyo kikugaragaza ko ya mafaranga wari ugiye gukoresha hariya burya birashoboka ko bitari ngombwa cyane. Ikihutirwa cyari urugendo, kuba washije kubona amafaranga y'urugendo kugeza aho mugomba kujya, nicyo kihutirwaga. Ibindi ayo mafaranga wikuyeho utaragera hariya ku Kijumba cyangwa ku Migongo ukayashyira mu kigega, ejo uzayatangiriraho ubuzima. Bivuze ngo ibyo dukoresha tujye tureba neza niba ari ngombwa. Uhembwa umushahara, amafaranga yawe yamaze kugeraho, jya ubanza ukureho ubwizigame, noneho ubarire ubuzima bwawe bingana n'amafaranga yasagutse wamaze kwizigamira. Kubera ko iyo wamaze kuyakuraho, ubuzima ugiye kubaho nibwo bwawe. Iyo utayakuyeho, ubuzima ugiye kubaho ntabwo ari ubwawe bw'uyu munsi, n'ubwawe bw'uyu munsi hamwe n'ubwawe bw'ejo, ushingiye ko bagiye ureberaho urugero. Icyo kintu ntabwo ari cyiza. Kubaho ubuzima bwawe nicyo cyiza, kwibwiza ukuri uriwe nicyo cyiza, gukora ingengo y'imari budget nibyo byiza, kuba ufite indi mishinga ku ruhande yakwinjiriza kurusha kugendera ku mushahara ni byiza, kuzajya ugira ibyo wigomwa mu byo wari wagennye ushaka gukoresha, ukagira ibyo wigomwa kandi udapfa, uramutse utabibonye wapfa utapfa. Ndashaka kuvuga kugira icyo ukuraho mu byo wari wapanze kugura, niba uramutse ubikuyeho utapfa, bikureho ayo mafaranga, uyikureho yazigame mu kigega. Ejo uzambwira, uzampamagara unshime. Kanda akanyenyeri 589 urwego, wiyandikishe mu kigega RN Iterambere Fund. Niba udafitemo konti, niba uyifitemo, tangira wizigamire uyu munsi, ndetse tera utambwe rwa mbere rw'umukoresha atangire gukata amafaranga make make ajya mu bwizigame bwawe. Uzanshima.